Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje guhangana n'intambara yo mu burasirazuba, ibintu bitatu bikomeje kubera icyarimwe, ariko nanone bikongera kugaragaza ko ikibazo cy'igihugu ntabwo ari cyo ku rugamba gusa. Nk'ubwo ngubwo twihuse muri Walikale, abaturage n'imiryango ya societe civile barasaba ko ingabo za FARDC zitazoherezwa mu bice bivugwa ko AFC M23 iherutse kuvamo, ariko bakanaburira ko ibyo uwo mutwe wise kuva muri ibyo bice ko bishobora kuba ari amayeri yo kwimura abarwanyi cyangwa se wenda kongera gutegura ibitero karahabutaka. Naho in New York ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangije ibiganiro mpuzamahanga ku buryo umutungo kamere ushobora guhindurwa inkingi y'amahoro n'iterambere, aho gukomeza kuba inkomoko y'intambara, ruswa ndetse n'ubushyamirane. Ibyo rero birajyana nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Sebarundi bategerejwe aho ngaho i New York, aho bazayobora akanama k'umutekano ka Loni. I Kinshasa ho umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya yasohoye ubutumwa bukomeye cyane, akavuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo niwe wakoze uko ashoboye kose, niwe gihangange, niwe byose kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bijyanye n'ibyo yita umugambi wo gusenya ndetse no gusana igihugu ku bashaka kugisenya. Bityo rero ngo bagomba kumufata nk'igihangange kuko ngo ariwe washoboye guhangana n'u Rwanda rwifuzaga gucamo Congo ibice. Muyaya yavuze ko nta kintu kiruta ubusugire bw'ubutaka bwa Congo, maze ashimangira ko Tshisekedi ari we ugomba gukomeza kuyobora urugamba rw'igihugu rurwanya u Rwanda, igihugu Kinshasa ishinja gushaka ngo kuguma ku butaka bwa Congo binyuze mu byo bita ibitero n'ubufasha baha AFC M23 no kugerageza gucamo Congo ibice. Ariko ibi byose bibaye mu gihe n'ubundi mu bice bya Walikale abaturage bahunze imirwano bakomeje gutangaza ko imirwano ngishobora gukomeza kubura isaha iyo ari yo yose, ngo kubera ko mu mezi ya vuba ahangaha n'ubwa mbere ngo babuze umutuzo, bikagaragara neza ko impande zimaze igihe mu mirwano cyangwa se mu makimbirane ngo zishobora kuba zirimo gutegura ibitero karahabutaka. Ikibazo gikomeye rero kuri ubu ngubu ni iki ngiki: ese kuva kwa AFC M23 muri bimwe mu bice bya Ikobo ni intangiriro y'umutekano n'itahuka ry'abaturage, cyangwa se ni uburyo bwo kongera gutegura urugamba nk'uko bamwe barimo kuburira FARDC ngitihutira kujya muri ibyo bice? Kuki Kinshasa yahisemo kujyana ikibazo cy'umutungo kambere imbere y'umuryango w'abibumbye muri iki gihe? Kandi se ubutumwa bwa Patrick Muyaya buvuga ko Tshisekedi ari we ukingira igihugu cyangwa se kari we gihangange bwaba bufitanye isano n'impaka ku itegeko nshinga ndetse no gukomeza gukundisha abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Tshisekedi kugira ngo bashyigikire uwo mushinga wo guhindura itegeko nshinga bityo uyu mugabo agume ku butegetsi? Reba aho hasi handitse subscribe. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru yacu. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, societe civile yo muri teritwari ya Walikale yatangaje ko ihangayikishijwe n'umutekano w'ibice bya Buruwesa, Kateku, Bukumbirwa na Rusamambu bibarizwa muri groupement ya Ikobo, ni mu murenge wa Waniyanga cyangwa se mu bice bya Waniyanga. Aya rero namwe mu makuru aje mu gihe utu duce AFC M23 iherutse kwemeza ko yatuvuyemo mu minsi mike cyane ishize. Ku ruhande rumwe, aya makuru yo kuva muri ibyo bice yatangiye gutanga icyizere mu baturage, cyane cyane ni mu miryango ibihumbi n'ibihumbi yari yarahunze imirwano, abandi bakavuga ko kera kabaye noneho ku ruhande rumwe rugiye kugenzura ako gace maze abo baturage bakabona amahoro. Ariko ku rundi ruhande, societe civile ya Walikale ikavuga ko itizeye neza ko ibyo ngibyo bikomeje kuba kari ukuri koko, kahubwo M23 kishobora kuba ifite indi migambi. Umuyobozi wo muri teritwari ya Ikobo witwa Fiso Misona yavuze ko bashidikanya ku mpamvu nyazo z'imyitwarire ya AFC M23. Yavuze ko bishobora kuba atari uguhagarika ibikorwa bya gisirikare, ahubwo ari uburyo bwo kwimura abarwanyi, kubongera mu bindi bice ndetse no gutegura ibitero karahabutaka mu minsi iri imbere. Ni mu magambo ye, Misona yagize ati: turamagana ibyo twita amayeri yo kuyobya abantu bivugwa ko abarwanyi ba AFC M23 bavuye muri bimwe mu bice bya groupement ya Ikobo. Turamenyesha abaturage ba Congo n'amahanga ko abo twita abateye Congo ngo barimo kongera gushyira abarwanyi babo mu myanya mishya.
bakongera umubare w'abantu ndetse n'amasasu kugira ngo bazabashe kugaba ibitero mu birindiro by'ingabo zacu za FARDC. Niyo mpamvu dukangurira igisirikare cya FARDC kutihutira kujya mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru uyu mutwe wa M23 uvuga ko wavuyemo. Aya magambo akagaragaza ko societe civile ya Walikale nabwo yifuza ko habaho icyuho cy'umutekano muri ibyo byose cyangwa se no muri ibyo bice byose. Niyo mpamvu basabye ko leta n'ubuyobozi bwa gisirikare bohereza FARDC ikava Bruwesa, Kateku, Bukumbirwa na Rusamambu, ariko nanone bigakorwa mu mutuzo ndetse no kwitonda cyane. Kubw'iyi miryango kuba AFC M23 yavuye muri ibyo bice ngo ntabwo bigomba guhura nuko umutekano wizewe cyangwa se ko bagiye koko. Bakavuga ko hakenewe ingabo za leta zigomba kuba zihari ariko mu buryo bwitondewe, zikagenzura utwo duce kandi ngo zigafasha abaturage bari barahunze gusubira mu byabo bafite icyizere, nta rindi tsinda ryitwaje intwaro rigaragara aho ngaho. Misona yavuze ko ubuyobozi bugomba kwirinda ko habaho ahantu hasigara hatagira ubuyobozi bw'ingabo zigenzura umutekano. Nk'uko societe civile ibivuga ngo igihe agace kasigaye nta ngabo zirimo bugashobora kongera kwinjirwamo na AFC M23 isaha iyo ari yo yose cyangwa se kagafatwa n'indi mitwe yitwaje intwaro. Abaturage nabo basabwe kuba maso. Fisto Misona yasabye kutirara cyangwa se ngo bumve ko amahoro yagarutse, kwirinda kugenda ahantu hose mu majoro, kwirinda kujya ahantu badashidikanyaho cyangwa se badatekereza ko hashobora kuba ari umutekano muke ndetse n'ibindi byose byatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga. Ati turahamagarira abaturage bacu gukomeza kuba maso, kwitonda ndetse no gutanga amakuru ku rugendo urwo ari rwo rwose ruteye amakenga rw'umwanzi mu bice byacu. Aya magambo aje mu gihe abaturage bahunze ibyo bice bagitegereje kumenya igihe umutekano uzongera kugarukira. Bamwe bafite icyizere ko kuba AFC M23 ivuye muri ibyo bice byibura ku ruhande rwa leta rutazongera kugaba ibitero rugambiriye kurwana na M23, bakumva ko byanze bikunze amahoro n'umutekano bigarutse. Ariko societe civile ikavuga ko itahuka ikwiriye gukorwa ari uko hari uburyo bufatika bwo gucunga umutekano, aho kugira ngo imiryango isubire mu ngo zayo yongere guhunga nyuma y'iminsi mike. Ni mu gihe ibyo bibazo by'umutekano birimo kuvugwa muri Walikale, Kinshasa nabo bazanye indi ngingo ikomeye kandi ku rwego mpuzamahanga. Kuri uyu wa 13 Nyakanga 2026 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateguye i New York inama yo mu bwoko bwa Aliya yabereye ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye. Iyi nama yayobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner, ni mu gihe igihugu cye kiyoboye inama y'umutekano ya Loni muri uku kwezi kwa Nyakanga. Insanganyamatsiko y'iyo nama yari igamije kurebera hamwe icyuho kiri mu mategeko n'amabwiriza mpuzamahanga agenga umutungo kamere n'isano yawo ndetse n'amahoro. Kongo yavuze ko ishaka ko umutungo kamere utarebwa gusa nk'ikintu gifasha mu bukungu, ahubwo ko urebwa nk'igikoresho gishobora gufasha mu gukumira intambara, kubaka amahoro ndetse no guteza imbere ubukungu busangiwe n'abaturage. Iyi ngingo ifite uburemere bwihariye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gifite amabuye y'agaciro menshi ariko kikaba kimaze imyaka myinshi cyugarijwe n'intambara, imitwe yitwaje intwaro, ubucukuzi butemewe n'amakimbirane afitanye isano n'inyungu ku mutungo kamere. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo rikavuga ko ku isi ngo hari amabwiriza menshi arebana no kumenya aho amabuye y'agaciro ava, kugenzura uko acukurwa ndetse no kurwanya amafaranga ava mu mabuye akoreshwa mu gutera inkunga intambara. Ariko Kinshasa ikavuga ko ayo mabwiriza ngo ntabwo kuri ubu ngubu agishyirwa mu bikorwa cyangwa se ngo ntabwo akijyanye n'igihe, yewe rero ngo nta nubwo ahujwe neza kandi ngo ntabwo arashobora gutanga ibisubizo bihamye ku kibazo cy'umutungo kamere gukomeza kugira uruhare mu ntambara ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu Kongo yasabye ko hatangizwa ibiganiro mpuzamahanga bishobora kuganisha ku rwego ruhuriweho rufite amabwiriza asobanutse kandi ahuza imicungire y'umutekano n'umutungo kamere n'ibibazo by'amahoro n'umutekano. Ni muri iyo nama hanatumiwe ibihugu bigize inama y'umutekano ya Loni, ibihugu bigize umuryango w'abibumbye, imiryango yo mu karere, abafatanyabikorwa mpuzamahanga, societe civile, abashakashatsi ndetse n'abikorera. Intego ngo niyo kurebera hamwe uko habaho amategeko n'amabwiriza ahamye ashobora gutuma igihugu gitunze amabuye y'agaciro cyangwa se ibihugu runaka ngo ari byo bya mbere bigomba
kungukira kuri uwo mutungo wabyo. Kongo ikavuga ko umusaruro w'amabuye y'agaciro ugomba gusaranganywa mu buryo buboneye hagati y'ibihugu bifite uwo mutungo kamere n'abandi bose bakomeje kugenda bagira uruhare mu kuwucukura, kuwutunganya ndetse no gukoresha uwo mutungo kamere. Iyi nama yo kuwa 13 Nyakanga ni imwe mu bikorwa bikomeye cyane Kongo ivuga ko yatangije ni mu gihe iyoboye iyo nama y'umutekano. Biteganyijwe kandi ko tariki 22 z'uku kwezi kwa Nyakanga 2026 ko hazaba indi nama yo ku rwego rwo hejuru izayoborwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo i New York, ikazaganira ku nsanganyamatsiko igira iti imiyoborere y'umutungo kamere nk'umusingi w'amahoro, umutekano n'iterambere. Kandi Tshisekedi Chilombo yatumiye mugenzi we Sebarundi na wamwemerera ko rwose bazaba bajyanye aho ngaho i New York kujya kuyobora iyo nama. Kinshasa ivuga ko ibi biganiro bije mu gihe isi irimo kurushaho gukenera amabuye y'agaciro y'ingenzi akoreshwa mu ikoranabuhanga, ingufu n'inganda n'ibikoresho bigezweho. Ariko kandi ayo mabuye akomeje no kuboneka mu bice byugarijwe n'intambara ndetse no mu turere aho ubucukuzi butemewe butera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Kongo irashaka ko ku rwego mpuzamahanga hashyirwaho uburyo bushingiye ku mucyo gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro, kubazwa inshingano ndetse no gusaranganya inyungu mu buryo buboneye. Ni mu gihe Kinshasa irimo kuvuga ku mutungo kamere n'ubusugire bw'igihugu ku rwego rwa Loni, umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya nawe yasohoye ubutumwa bukomeye cyane ku rugamba rwa politiki n'umutekano. Muyaya yavuze ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu ngo ni umwe mu nkingi za mwamba cyangwa se igihangange mu kurinda Kongo ibibazo leta yita ibyo gucamo Kongo ibice cyangwa se gucamo igihugu ibice. Yagize ati nta kintu kiruta ubusugire n'ubutaka bwacu. Nkuko yakomeje abyandika mu rurimi rw'Irayingara, yashakaga kugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikwiriye guhora ari imwe, itekanye kandi idaciwemo ibice. Yavuze ko nta kintu na kimwe cyakagombye gushyirwa hejuru y'ubusugire ndetse n'ubudahemuka bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muyaya yakomeje avuga ko Perezida wa Repubulika agomba kuba ari we ukomeza kuyobora urugamba rw'igihugu rurwanya u Rwanda, igihugu Kinshasa ishinja ngo kuguma ku butaka bwa Kongo binyuze mu ntambara ikomeje mu burasirazuba, ibyo u Rwanda rwahakanye inshuro zose. Ibi rero ni ibirego u Rwanda rwagiye ruhakana, ariko Kinshasa ikomeje kubishyira mu butumwa bwayo bwa politiki no mu bikorwa bya diplomasi. Patrick Muyaya yahuje iki kibazo n'impaka ziri muri Kongo ku itegeko nshinga. Yibukije ko mu ijambo rye Perezida Tshisekedi yavuze kwa 30 Kamena 2026 yavuze ko inshingano ze zitagarukira gusa ku kurinda ubusugire bw'igihugu, ngo zigomba no kuba izo kumva abaturage, kugabanya ubushyamirane, gusobanura ibibazo ndetse no gushaka ubwumvikane bw'igihugu igihe bibaye ngombwa, cyane cyane ku mpaka zerekeye itegeko nshinga. Bivuze ko ku ruhande rwa guverinoma impaka ku itegeko nshinga ziri gushyirwa noneho mu murongo mugari w'ubumwe bw'igihugu ndetse n'ikibazo cy'umutekano, kandi byose Patrick Muyaya akagaragaza ko igihangange cyangwa se uwabikemura kari Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Muyaya ashaka kugaragaza ko Perezida Tshisekedi ngo niwe ugomba gukomeza kuba ku isonga ry'urugamba rwo kurengera igihugu, ariko akanaba ari we uhuza abanyekongo mu bibazo bikomeye cyane bya politiki. Iyo uhuje aya makuru yose ubona ko Kinshasa irimo gukora mu 30 icyarimwe. Ku rugamba societe civile irasaba FARDC kuziba icyuho cy'umutekano muri Walikale, ni nyuma y'amakuru y'uko AFC M23 yavuye muri bimwe mu bice bya Ikobo. Ku rwego mpuzamahanga Kongo irimo gutekereza guhindura ikibazo cy'amabuye y'agaciro ikibazo cy'amahoro n'umutekano mpuzamahanga, aho gifata nk'ikibazo cy'ubucukuzi n'ubucuruzi gusa, ndetse Tshisekedi akaba yatumiwe kwa 22 i New York. Ku rwego rwa politiki imbere mu gihugu, guverinoma irimo kugerageza kugaragaza Perezida Tshisekedi nk'umuyobozi ugomba guhuza urugamba rw'ubusugire bw'igihugu ndetse n'impaka ku hazaza h'itegeko nshinga. Ariko ni mu gihe aya magambo yose yakomeje kugenda avugwa, abaturage bo muri Walikale baracyategereje ibisubizo bifatika. Barashaka kumenya niba FARDC izoherezwa muri Buruwesa, Kateku, Bukumbirwa ndetse na Rusamambu, ni nyuma y'uko AFC M23 ihavuye. Bakaba bafite amakenga y'uko ishobora kuba yabikoze mu mayeri yo kuhashyira abandi
basirikare barashaka kumenya niba bazasubira mu ngo zabo bafite umutekano, kandi barashaka kumenya niba ibyo bita kuva kwa M23 niba koko ari ukuhava kwa nyako, cyangwa se niba ari izindi ntambwe z'urugamba rutagaragara, cyangwa se wenda niba hari ibindi biri gukorerwa inyuma y'amarido. Aha rero niho iyi nkuru ihurira ku kibazo kimwe gusa kandi gikomeye. Kongo irimo kuvuga ku mahoro, ku busugire bw'igihugu ndetse no guhindura umutungo kamere igikoresho cy'iterambere. Ariko amahoro ya nyayo azapimirwa ku mutekano w'umuturage ushaka gusubira mu rugo rwe. Ubusugire bw'igihugu buzapimirwa ku bushobozi bwa leta bwo kurinda buri gice ndetse no kurinda buri muturage. Naho ibiganiro mpuzamahanga ku mutungo kamere bizagira agaciro ari uko amabuye y'agaciro ya Kongo azava mu maboko y'intambara n'imitwe yitwaje intwaro irenga 250, maze ayo mabuye y'agaciro agahinduka koko isoko y'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Ni mu gihe ibyo bitari byagerwaho, abaturage bo muri Walikale, abaturage bo muri za Minembwe n'abandi benshi mu burasirazuba bazakomeza gutekereza ko Kinshasa ikomeje guharanira ko ishaka amahoro ikabivuga mu magambo, ariko byagera mu bikorwa iteka ryose abaturage bakabona ibitandukanye bijyana n'intambara zibasiga iheruheru. Ese amagambo, inama n'amasezerano bizahinduka ibikorwa bifatika ku butaka, cyangwa abaturage bazakomeza kubaho hagati y'ibyiringiro byo gutaha n'ubwoba bw'uko intambara ishobora kongera kugaruka?